izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Nimuhumure bana b'Imana, twiringire Imana niyo nkuru. Murakaza neza kuri buri munsi, umurongo wacu kuri YouTube yitwa buri munsi. Duhahurire n'Imana, tube abanyakuri buri munsi, inyangamugayo buri munsi. Dore amasomo abidufashamo. None kuwa kabiri w'icyumweru cya 9 gisanzwe, tariki ya 1 Kamena 2021. Isomo ryamenye mu gitabo cya Tobi, umutwe wa 2 umurongo wa 10 kugeza kwa 14. Umunsi umwe Tobiti yatashye ananiwe, amaze guhamba abapfu, arambarara hasi iruhande rw'urukuta. Ibyamubayeho abivuga agira ati, sinari nzi ko hejuru yanjye mu rukuta haritsemo ibishwi. Nuko amatotoro yabyo araza gishyushye ango mu maso, maze azamo ibihu byererana. Hanyuma njya kwivuza mu baganga, nyamara uko banshyiragamo imiti, bya bihu byererana bikarushaho kumbuza kubona. Bukeye ndahuma ndatsiratsiza, nuko mara imyaka 4 yose ntabona. Abavandimwe banjye bose birabashavuza, maze Ahikari antunga imyaka 2 kugeza igihe agiye muri Elimayide. Muri icyo gihe umugore wanjye Ana apatana kuboha imyenda no kudoda, uwabikoreye akamuhemba ikimukwiye. Nuko ku munsi wa 7 w'ukwezi kwa Distori, yuzuza umwenda awushyira uwamutumye, maze bamuhemba ikimukwiye, ndetse amugerekeraho n'agahene, bakamuhaye ku buntu ngo tukarye. Ageze imuhira ka gahene gatangira guhebeba, maze ndamubaza nti, ako gahene ugakuye he? None ntikaba ari akibano? Kajyane ugasubize nyirako, kuko twebwe tudafite uburenganzira bwo kuri ikintu icyo ari cyo cyose cy'ikibano. Aransubiza ati, bampaye igihembo cyanjye, maze nako barakanyihera. Ariko nabwo sinamwemerera, ndamutegeka ngo akajyane agasubize bene ko, ndetse nkumva ankojeje isoni. Hanyuma araterura arambwira ati, mbese ye, za mfashanyo zawe zaherereye he? Bya bikorwa byawe byiza byakugejeje kuki? Icyo byakumariye bose barakibonye. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni 112. Umuntu w'intunganye nta kimukangaranya, akomeza umutima akiringira Uhoraho. Hahirwa umuntu utinya Uhoraho, agahimbazwa n'amategeko ye. Urubyaro rwe ruzagira amaboko mu gihugu, ubwoko bw'abantu b'intungane bugira umugisha. Ntakangaranywa n'ibihuha bibi, akomeza umutima akiringira Uhoraho. Umutima we uhora mu gitereko, ntagire icyo yikanga, agashobora kwirebera uko abanzi be bigorerwa. Hahirwa umuntu ugira impuhwe kandi akaguriza abandi, agira ubuntu agaha abakene atiziganya. Ubutungane bwe bugahoraho iteka, akagendana ishema n'ubwemarare. Umuntu w'intungane nta kimukangaranya, akomeza umutima akiringira Uhoraho. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu Yesu Kristo uko yanditswe na Mariko, umutwe wa 12 umurongo wa 13 kugeza kwa 17. Muri icyo gihe Yesu bamwohereza bamwe mu bafarisayi no mu baherodiyani kugira ngo bamufatire ku byo avuga. Baraza baramubwira bati, mwigisha, tuzi ko uvuga ukuri ntacyo wikanga, kuko udatinya amaso y'abantu, ahubwo wigisha inzira y'Imana mu kuri. Ese gutanga umusoro wa Kayizari biremewe cyangwa se ntibyemewe? Tujye tuwutanga cyangwa se twoye kuwutanga? Ariko Yesu kuko yarazi uburyarya bwabo, arababwira ati, kuki muntegeye iyo mitego? Nimunzane igiceri ndebe. Barakimuzanira. Yesu arababaza ati, iri shusho n'iri zina biriho ni ibyande? Barasubiza bati, ni ibya Kayizari. Yesu niko kubabwira ati, ibya Kayizari mubisubize Kayizari, n'iby'Imana mubisubize Imana. Ngo avuge atyo baramutangarira cyane. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Kristo Yesu akuzwe bavandimwe. Bana b'Imana, amasomo y'uyu munsi araturangira umuco mwiza, bonne qualité, wadufasha gusimbuka imitego duhura nayo buri munsi. N'ubunyangamugayo, droiture, sincérité, umunyakuri. La droiture est le chemin du juste. Umuntu wese uvugisha ukuri, agakoresha ukuri, akabaho mu kuri, ahorana umugisha ku Mana, bityo akirinda ikibi cyose cyamukururira umuvumo.
ni kwa kwirinda urunyanya ruboze mu zindi nyinshi waba ufite nko mu ibase, kuko iyo rugezemo ruhita ruboza za zindi zose ufite. Dore ko abanyarwanda bavuga bati akabuza umugabo ibara ntikaba kanini. Bityo no mu byago muvandimwe ukirinda guhemuka ngo we wasahurira mu nduru. Kwirinda akabi kose nubwo kaba ari gato kinjira iwacu mu mutima wacu, mu rugo rwacu. Mu isomo rya mbere turabona mu butwari cyangwa ubunyangamugayo bwa Tobiti. Yaravuye gutabara cya gikorwa cy'impuhwe cyo guhamba, none ibyago bimwikubiseho, aguye mu mutego, arahumye. Ariko nubwo ahumye amaso yagaragara y'umubiri, ariko y'umutima aracyabona. Heureusement aracyafite conscience nzima, wa mutima nama ryajwe ry'imbere, wa undi wamurinda guhemuka kugeza nubwo yumva yakumira ikitwa ikibi cyose gishobora kuzamuteza ibibazo, ubuhemu bwose, ubusambo. Kumvise uburyo umugore yahembwe igikwiye kubera ibyo yari yakoze nyine, ndetse kubera wa mugisha uri muri uru rugo nubwo rufite ibyago bakamurengerezaho n'agahene. Ni wa mugisha utuma kenshi turonka byinshi birenze ibyo twari guhabwa. Twumvise rwose uburyo Tobiti yaketse ko umugore atangiye guteshuka nubwo umugabo we afite ikibazo cy'ubuhumyi atari kubona. Tobiti agatika ko umugore atangiye kumukoza isoni. Tobiti rero mu kugaragaza impungenge no gukumira ikibi arabaza ati ako gahene ntikaba ari akibano, kuko twebwe tudafite uburenganzira bwo kurya ikintu icyo ari cyo cyose cy'ikibano. Amen. Ikibano babyeyi, kwinjiza ibyibano iwawe n'umuvumo. Urakoze Tobiti gutwibutsa gusubiza iby'abandi no gutarya ibyibano. Birababaje bavandimwe, hari abantu benshi biba ariko bagakomeza kwidegembya, kwihisha inyuma ya mvugo igira iti ngo igisambo ntigifashwe. Nyamara bavandimwe, witondeye iki cyaha cy'ubusambo cyo kwiba, le vol, ukajya imuzi n'umuzingo wacyo, ndababwiza ukuri nta n'umwe warokoka. Wasanga twese twiba, turi ibisambo, gusa icyo turushanwa no gufatwa. Kiri ubwoko bwinshi. Kwiba, abanyeshuri mu guhima iki cyaha bo bavuga kudeplasa, ngo ntabwo biba ngo baradeplasa, ngo barimura. Kwiba, kurya katagabuye, gukorera ijisho, gukopera, tricher, kunyereza, kugavura, kurya no gutanga ruswa, kurya ibyibano, kugura cyangwa kugurisha ibyibano, gufatikanya n'ibisambo, être complice, gukoresha ibya rusange mu nyungu zawe bwite, gusoresha by'ikirenga, ya misoro babyeyi. Kwiba birakomeje, liste cyangwa urutonde rurafunguye, ni rurerure. Nawe ushatse wagira ibindi wongeraho bijyanye no kwiba. Mumbabarire bagiye gushyiramo abana bakora mu nkono n'ababashonje bumva inzara igiye kubica, bagaca nk'urubuto, ubwo bagahita bafatwa, ubwo bakaba bariha amafaranga bayabura bakabafunga. Impamvu nanabibagiwe bose ni uko ibisambo bikomeye, abajura babandi biba muri za miliyoni, en terme de millions, bakomeza kugenda bidegembya. Ukabana nk'umuyobozi, umushefu yibye ikigo, ataruye ifaranga iryaguye, wenda yanafatwa kubera icyo cyubahiro bamugomba, bakamutwikiriza utwatsi. Ariko mahiriza ibyo byatsi bizashya. Ese uyu we nyine wamwitira ihe zina? Rero kanatwe tumwibagirwe. Bene abangaba umutima waragiyemo ibinya, ku buryo kwiba byahindutse ubuzima bwa buri munsi, ntacyo bimubwiye, nta nicyo bimutwaye. Ubuzima busanzwe, conscience erronée, mutima nama warashize. Rero bavandimwe, twebwe twese nta n'umuduhemutsemo. Tobiti aratuburira gusubiza iby'abandi. Niba ugifite roho nzima, Nyagasani duha ubunyangamugayo bukwiye, duhore dusimbuka imitego yo kwigwizaho ibitari ibyacu, gusahura, uturinde kubika ibitari ibyacu, maze uduhe ingabire yo gusubiza iby'abandi. Mu maguru mashya dutunge ibyiza watugeneye, duke twiza twineza. No mu ivanjiri y'uyu munsi Yezu arasaba gusubiza iby'abandi. Yezu abafarisayo n'abaherodiyani baje kumutega umutego, bamutegera ahantu hakomeye cyane buri wese atapfa kwikura, ni ku ifaranga. Bavuga ko abantu twese dukunda ifaranga. Nibyo koko ifaranga rishobora kudufasha kubaho neza, ariko rishobora no guturindagiza cyane cyane igihe twarikoresheje nabi. Yezu rero bamufatiye ku ifaranga ngo gutanga umusoro. Bijijishije bati, ese gutanga umusoro wa Kayizari biremewe cyangwa ntibyemewe? Tujye tuwutanga cyangwa twoye kuwutanga? Mbega ikibazo kiri aha babyeyi, mbega imitego iri aha babyeyi. Mu gusimbuka umutego, Yezu araboneraho kwibutsa uwitwa umukristo wese inshingano agomba kuzuza ku mpande ebyiri, ku bategetsi no ku Mana, igihugu na kiliziya. Ku gihugu, Kayizari ahagarariye politike, ubutegetsi bw'isi. Twese rero abantu cyangwa abakristo duhamagariwe kuzuza inshingano z'igihugu.
abaturage beza, tukubaha ubutegetsi, tugasabira abayobozi b'igihugu, tukuza neza ibyo leta idusaba kuzuza kugira ngo igihugu cyacu gitere imbere. Cyakora tugashyiramo n'ubushishozi buhagije, tutazibanda mu bya politike gusa, tukibagirwa Imana kandi ariyo ibiduha. Tukamenya ko buri gihe umugenzo wa gipfura wo kumvira l'obéissance ugendana no kumvira mu byiza gusa, nta kwivangavanga, nta kwivuruguta, nta kugenda bugare, nta kudohoka. Buri gihe kumvira ni ugukora neza. Mbese wo mukristo uri mu gihugu ukaba urugero rwiza, umunyagihugu mwiza, kuba inyangamugayo mu gihugu akaba ariho bakandiraho, ukaba nk'itara rimurika aho ngaho ikinyoma cyiganje. Il faut toujours garder l'équilibre. Bityo ukirinda ubusumbane, ukirinda ubusumbane iyo bwava bukagera. Bityo nk'umukristo ukuza neza inshingano za kiliziya, ukayifasha mu butumwa bwayo bwo kurushaho guhindura isi nziza kurusha uko twayisanze, dore ko turi ku isi nk'inzira tunyuramo ikadufasha kwitagatifuza tujya mu ijuru. Amen. Cyakora abavandimwe, iyo Kayizari yasubizaga amaso inyuma akamenya ko umwami w'ukuri ari Imana yaremye isi n'ijuru, akamenya ko Imana ariyo yamuhaye ubwo butegetsi, ntiyakagombye guhandahanda abaturage abaca imisoro y'ikirenga. Bavandimwe, iki cyaha cyo gusoresha birenze kugeza n'ubwo ushobora gusaba umusoro ku biryo byageze mu isafuriya cyangwa ku isahani. Nubwo abantu bamwe bashobora kwibwira ko ari inshingano, ariko hashobora kuziramo n'ubujura. Nta gitangaje, ikandamizwa, kubangamirwa, gushikamirwa. Burya umusoro uvuna ukaremerera abaturage, ugashikamira abaturage, ubwo ni ubwoko bw'ubusambo. Gusa ikibabaje, twebwe hano ku isi twita igisambo uwo twafashe ibyo nk'ibijumba, nk'ibitoki, kubera inzara yazindukanye no kugira ngo aramuke. Ariko wasahuye by'ikirenga, gusoresha ibirenze, uwo yaburiwe izina. Byumvikane ko we atakwiye no kwitwa igisambo gusa, umujura gusa, nawe uzamwita uko ushaka. Gushikamira abanyobora, nkabagerekaho umutwaro uremereye wo kubakama nkabakana nkabakamura, kubasoresha mpaka bavuyemo umwuka, ubwo ni ubwoko bw'ibyibano, ni ukwica nabi. Ngewe Kayizari ndasaba gupfukama, ngaca bugufi, nkaramya Yezu, nkareka kwiba no kwihindura ikigirwamana, ngasoresha ibikwiye ibiboneye kubera inyungu za rusange, inyungu za rubanda, atari zanjye bwite, atari ukwikanyiriza nishakira amarongo no gukira byihuse, ahubwo nkabikora ngambiriye guhesha Imana ikuzo n'icyubahiro. Icyo gihe nzaba nubashye Imana, nawe ashinzwe mbasohoze ku Mana. Amen. Umuyobozi nuyobora abantu ku Mana, iby'Imana biha Imana. Erega abantu bose turi ku isi turaba Imana, n'ibyo byose burya ni iby'Imana dufite, nubwo tubyikubira turaba Imana. Nguyu umusoro tugomba gutanga, nguyu umusoro tugomba guha Imana, imitima yacu, kwegurira Imana ibyo dutunze byose, ubuzima bwacu bwose uko turi kose, ubuzima bwacu bwose tukabuha Imana. Nguwo umusoro w'abana b'Imana, tukegurira Imana ubuzima bwacu bwose, dukorera neza igihugu na kiliziya, ntawe tubangamira mu butabera bw'abana b'Imana. Muri iyi si bavandimwe huzuyemo imitego myinshi, harimo niyo natwe ubwacu twitega. Wabona ugiye kugushibukana umutego ugahita uwukura ukawutega abandi, ariko kubera Imana, umuntu wamenye Imana, tugenda tumenya amayeri yo kuyisimbuka, twigana Yezu. Atari ya mayeri yo gukopa imisoro, ahubwo ya mayeri yo gushishoza mu byo ukora byose, bigambire guhesha Imana ikuzo n'icyubahiro. Umunsi umwe umusore yigeze kujya kugisha inama mwarimu we, ariko hariho imitego myinshi. Nuko aramubwira ati, mwarimu rero nakundanye n'umukobwa akajya aza kunsura ku kazi aho nakoraga, nuko kugira ngo boss atanyirukana mubeshya ko ari mushiki wanjye tuvukana, bityo boss yabyumva akaturekurira inzu yose twembi tukabamo, ubwo tukisanzura, tukongera tukisanzura. Ubwo boss we yarazi ko ari mushiki wanjye nyine, twarangiza kwisanzura agasubira iwabo ngakomeza akazi. Uko yazaga kenshi kunsura, boss wanjye yaje kumusaba urukundo, ariko ngakeka ko boss kubera ko nkunda ashaka no kumbera muramu wanjye, beau-frère. None mwari mungira inama, igihe cyo kubana na wa mukobwa kirageze, noneho ku mugaragaro ngo dushyingirwe. Ndi kwibaza rero ko nzabihingutse imbere ya boss, kandi ubuzima mfite, imibereho mfite, aka kazi mfite, ni boss mbikesha. Ndi kwibaza niba atahita nyirukana ku kazi ndamutse muhingukije iby'uka na wa mukobwa. Ese nzasaba inshuti yanjye muhe urwo rukundo, ubundi ngewe ntahiraho? Mubyeyi, ari wo bateze uyu mutego, nk'uyu mwarimu wawusimbuka ute? Uri mwarimu waha umusore ikihe gisubizo koko gikwiye?
nuko mwarimu n'ubushishozi bwinshi aramusubiza ati, umva rero mwana nkubwire, icyatumye ibibazo byose bivuka ni ingeso y'ububeshyi, ikinyoma. Iyo ukiza kuvugisha ukuri imbere, ukabwira boss wawe kuri atari mushiki wawe, ko ari inshuti yawe, ntago byari kudogera bigezaho. None dore kubeshya byatumye wisanzurira mu kibi, kwisanzura mu cyaha, ngo kubera ko ntawe uhagaze ku nyama, ngo ugiye kuziseriva zose, ngo abandi batahiraho. Kwisanzura ku nyama, ngo uri kwigenga, ngo boss yabihereye inzu, ngo wowe niyo ngirwa mushiki wawe. None dore wariboshye, waridadiye, warisanzuye, urisandaza, ukisanga hanze. Birumvikana nguko kwisanzura, ukaza gusanga wisandaje, ukaza gusanga uri hanze. Ariko kwisama mwana birashoboka. Genda upfukame imbere ya boss, umubwire ukuri kose ku byabaye, umusaba imbabazi kutazongera kubeshya na rimwe. Mukristo umuvandimwe, urabeshya ukabeshyera abandi, ariko amaherezo ukazasanga ari wowe wibeshyaga. Yezu na muri evanjili cyatumye asimbukiye imitego ni ijambo ukuri, kuvugisha ukuri. Ibisubizo Yezu atanze bishingiye ku kuri. Twahinira mu bisubizo bitatu by'ingenzi nk'uko abafarizayi bazanye imitego baje kuyitega Yezu babyivugiye. Icya mbere, kuvuga ukuri. Bati, mwigisha tuzi kuvuga ukuri, ntacyo wikanga. Icya kabiri, utishushanya ngo wiyorobeke. Bagize bati, kuko udatinya amaso y'abantu. Icya gatatu, kugendera mu murongo wa kiliziya, inzira y'Imana. Bagize bati, wigisha inzira y'Imana mu kuri. Amen. Bavandimwe, uyu munsi Tobiti atwigisha kugendera mu kuri. Dusubize ibyibano, ibyo twasahuye, ibyo twahuguje. Na Yezu mu evanjili adusabye gusubiza iby'abandi, tukabaho neza tugendera mu nzira igororotse, inzira y'ukuri. Nuyigenderamo uzashobora gutsinda ibishuko bya sekibi, imitego y'umwanzi Satani. Mukristo rero, umunyarwanda ati, nta kuvanga amasaka n'amasakaramentu. Bityo muvandimwe, ntukavange ibishya n'ibishaje. Nta kuvangira Yezu. Ntugakurure umuvumo nguzani wawe, ibyibano n'umuvumo. Rero ibishaje ni kwa kundi koka ku ngeso mbi, ubujura, ubusambo, ububeshyi n'ibindi byose byandavuza umutima wawe. Nibwo hari uwashobora kwibeshya koka ku ngeso mbi z'ubusambanyi n'ubusinzi, uburaya, ubujura butabuze, ngo ituro avanyemo agiye kuritura Imana. Muvandimwe, ujya ubanza wibaza uti, iyo shusho iri kuri iryo turo ni iryande? Niyo busambanyi, niyo busambo, niyo businzi? Muvandimwe, kiliziya, Imana ntabwo ikeneye amaturo yo gushushanya Imana no kuyiryama ku maso. Iki ikeneye ni umutima wanjye, ni umutima wawe, uva mu kinyoma, uva mu buryarya, ukava mu buraya, ukava mu beshyi, ukava mu bujura, nuko ituro ryawe rigashimwa n'Imana. Muvandimwe, muri iyi si uzahura na byinshi bigutega: ibibazo by'ubukene, guhuma, amagorwa, aho utihagije, abagushukisha ibintu ngo baragufasha, abakubeshya bashaka kukurindagiza, abakugerageza impande nyinshi, abagutura mu mitego. Ariko nk'uko Yezu yatsinze ibishuko akoresheje ukuri, nawe rero muvandimwe ugendere kuri ya magambo y'umuhanga wavuze ati, uramutse uretse kubeshya ugacika ku ngeso yo kubeshya, wakira ibyaha byinshi, wacika ku ngeso nyinshi. Kuko ibyaha byinshi burya biterwa no kutavugisha ukuri, ibinyoma. Bityo rero uramutse utinya ukuri, ntiwakongera gusambana, ntiwakongera kwiba, ntiwakongera kugura ibyibano cyangwa kubicuruza, ntiwakongera gusinda. Kuko intangiriro n'inyosurizo y'ibyo byaha utangira ubeshya, ukarangira ubeshya, ukarangira wibeshye, ugeze aharindimuka. Nyagasani, uyu munsi nanjye niyemeje gusubiza iby'abandi, abo nahuguje, abo nasoresheje iby'ikirenga, abo nagiye mbeshya nkabasahura, aho nagiye nyerera nkanyereza, uko ntitwaye neza mu bintu byose wanshinze, mu mirimo wanshinze. Nanjye mfukamye imbere yawe ngo unshoboze, mbe inyangamugayo buri munsi. Amen. Utube hafi Nyagasani buri munsi. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diocese ya Cyangugu.